yabakise ngo ni umuntu wa nyuma wari usigaye ku isi. Last man standing the world, ngo ni umuntu wa nyuma wari usigaye ihagaze ku isi. Dutangira umuntu ugenda hano mu mashyamba, ni agashoti mu virutse bibitunze. Wagendaga mu ishyamba urebe hano, ngo ni umuntu wa nyuma wari usigaye ku isi. Abantu bose barapfuye, inyamaswa zose zarapfuye. Wagendaga hano, niba ari we wenyine wasigaye ku isi, umbaze nkubaze. Yambaye ibikote n'ikintu cy'inkota, niba ari igikota ahetse, niba ari igiki agihetse nk'uhetse inkota cyangwa ikintu cy'igicumu. Yakomeje agenda. Hari aho yageze. Udushoti muvi nk'utu natwo nkibutse ko turi kuri YouTube channel ya Siniya ku ifarashi, na ya website agasobanuye.store. Mugabo ageze hano afite akantu kakajenda agendana kagiye karimo utuntu tw'udusaraba. Udusaraba twose mbonye tuvivuye uretse agakoni kamwe katarimo agasaraba. Umugabo yaraje, uretse urebe hano. Umugabo hano ko yakaje, hari ikizu yaje asatira hano. Niki hano yaje bakise umuntu wa nyuma wari usigaye ku isi. Ndetse umva ari Siniya ku ifarashi, nta kintu cy'igikanitani naba niyo kaba ari agashoti muvi kaba karimo inyigisho, mwicare hamwe murebe ko yakaje. And washed the spider out. Out came the sun and dried up all the... Hari utuziki. And the incy wincy spider climbed up the spout again. The incy wincy spider climbed up the water. Umugabo yaraje, urebe filime witonze, udacikwa akantu na kamwe. Out came the sun and dried up all the rain. And the incy... Azimye ibiradiyo, sonze ibiradiyo bivuga, arabizimya. Kumbe nzajemo harimo undi mugabo. Umuryango wari ufunguye, niyo mpamvu ninjiye. Bega bega umwanda. Umugabo hano yonde. Yesu maze igihe kingana gute since the beginning? Uri hano hanze kuva byatangira. No shit. Siri birarimbuka, abantu bose barapfuye. Hari bano bagabo babiri bonyine bari kuganira. Can I get you some? Reka ndeko nakubonera igipolizo basi muri iyi nzu. Concern yourself with that. Umva nta mpamvu ikigora. Okay. Ure filime hano. Nta mpamvu ikigora. I've been here the whole time. I don't think there's anyone else out there. Gihe cyose maze numvaga nta wundi muntu uri hariya hanze, birantunguye kukubona. I used to work here. Nakoraga hano mbere yuko bitangira isi ijya kurimbuka. There was a Boy Scout bottle drop. Tangira kumutera story hano wiza abasore b'aba scout babaganga bakundaga gutwara cyane ibintu by'ibinyabiziga. Well, I remember there's a lot of canned foods in the kitchen. Habaga hari ibipolizo bigiye bitandukanye mu kikoni, ibintu byose ari munange. Going, bagabo baraganira. Isa abantu barashize, hasigaye bano bagabo babiri bonyine bari kuganira, nta wundi muntu ukiri ku isi.
urebe hano naga short movie Yeah. urazi buriya But I got myself busy. nakundaga kuguma ndi bize Learn cyane a few languages. niga indimi zigiye zitandukanye nkeya Icyongereza Igifaransa byose nkabidudubiza tangira kuvuga ubuzima bwagiye bumuranga uyu mugabo Thinking about things. najyaga nguriya ifata buguzi ku gasobanuye.store nkirebera amafilime ya siniya Everything. urebe filime naga short movie abantu bose barapfuye hasigaye abantu babiri bonyine ku isi Scares me. rimwe n'ubuzima bwajyaga bunkanga na n'ubu ndikanga sinzi Just, kubaho bintera ubwoba I don't know. All I know is that death scares me more. gusa nzi ko urupfu rutera ubwoba kuruta ibindi byose baraganira What a shitty predicament, huh? baganiramo amusanze muri iyi nzu abagabo babiri hano And how wowe se how'd you survive? warokotse ute wewe That's lots of things to do. ndacyafite byinshi byo gukora rebe filimi turacyafite That's cyangwa cyanange niyo mpamvu ntapfuye narokotse abandi bwo bapfuye isi abantu barapfuye bose hasigaye bano babiri like ubanza nanjye niyo mpamvu ntapfuye ubanza ngifite byinshi byo gukora nanjye koko what if that's why I live? It's like wabanza ariyo mpamvu nyiri muzima my purpose to se ngo nanjye hari byinshi nakabaye kuba kuko nkora I was supposed to isi ikazongera ikabaho bushyashya nkajya gushaka abandi bantu barokotse nimba bahari we can find others, we can start, we can rebuild. You isi ikongera ikaza bushya njye nawe twajya hanze tukajya gushakisha abandi bantu No, undi ati wapi you're the last one. niwe wanyu umusigaye njye ntabwo ndimo amagambo What's it supposed to happen like this? ntabwo byakagenze gutyo ubundi ibice uvuga mwana This, all this, you ibi byose here, njye nawe supposed to be quick. byakaye kuba biba byihuse cyane apana gutindiganya gutya biramucanga undi And here I am. none dore ndi hano My entire existence, nawe uraho turi kuganira ubuzima bwanjye bwose nabayeho nkora akazi kamwe nahawe purpose for existing one. akazi kamwe katumye mbaho Never thought I'd be here, never thought I'd get to this point. sinari nzi ko ndi hano uyu munsi ngo ngere kuri iyi ngingo Now it's all going to be over. ariko byose bigiye kurangira ni wowe wenyine wari usigaye Afraid of living and afraid of dying, huh? utinya kubaho ngo ugatinya no gupfa umugabo yatangiye gutunganya igishoka kiri hano kumbe ni urupfu rwaje ruganira n'uyu mugabo rwaje mu ishusho y'umuntu winyica niyo mpamvu amubwiye ati ni wowe wanyu umusigaye kuri iyi si nanjye akazi kanjye kakarangira ati kuva nabaho naremewe gukora akazi kamwe nanjye ngiye kuruhuka have to end, but it doesn't have to. urupfu rwaje mu ishusho y'umuntu baranaganira dore rufite rya ryambiya ryarwo rugendana rwamuziye umugabo yasabye imbabazi urupfu mbabarira You said I was the last one, but what about you? wavuze ngo ninjye wanyu Look at this. ese Let me go. rekera reka ngende basi uzampige mu nyuma nanjye nzagerageza njye kurikirana utazambona Either of us. Please. yasabye urupfu imbabazi rwamuziye mu nzu ndagusabye Please don't do this. ndakwinginze winyica umugabo yasabye imbabazi urupfu ntabwo nshaka gupfa warupfuye winyica apana nona urupfu rwumvaga rugiye kuruhuka rugiye gusoza inshingano uyu niwe muntu umwe wari usigaye ku isi abandi bose barapfuye urupfu rwashyizemo imiyaga kuba umugabo abona icyuma hano hasi urupfu rwamanuye intwaro bari rumwishe fata icyuma urupfu ruhita rumwica yafashe icyuma ashaka kwica urupfu ruramutanga ruhita rumwica ni bimwe bavuga ngo abantu turi ba nta munoza he urupfu rwari rumuhereje ahita afata icyuma ashaka kurwica ruhita rumutanga ruramuhereza ni bimwe bavuga ngo ujya gusimbuka rwakubonye kara gashoti movie abantu akenshi usanga turi ba nta munoza umugabo niwe wizize urupfu rwari rumuhereje bakitaga last man karebe kuri YouTube channel ya Siniya ku ifarashi tukana na subscribe hari n'utundi tuntu twinshi tw'ubwenge dutandukanye
utibagirwa no kuri ya website yacu agasobanuye.store kariho izindi filimi zose z'ubwenge mubuwa mushaka mukunda ariho ziba ziherereye. Urupfu rwafasha agenda yarwo hano, abantu bose bagiye bapfa, ni uyu wari usigaye nawe utarushyiramo agasaraba. Uyu nawe ndamuhaye. Ushyiramo n'akazi kiruba rwiyumvira. Warubonye urupfu ariko rwaje mu ishusho y'umuntu. Nakubwiye nta kintu nazabereka. Icyuma urupfu rucomoramo icyuma tu umubiri haraka. Ushinga hano mwana w'umuntu nari muhereje arangije yigirashwe. Abantu ntibantamunoza. Urupfu rwarigendeye, akazi karwo nako kari karangiye, ngo rwari rwaremeye gutwara ubuzima umuntu wa nyuma rusigaye rwamurangije gutyo. Nitwa Siniya kwifarashi, mbakunda cyane. Twanabana kuri Instagram yanjye na TikTok wanditse Siniya kwifarashi. Hasta la vista. Imana ibarinde.